kugira ngo nze guca akajagari, nze guca agasuzuguro k'abadayimoni. Bari baramaze gufata abantu banjye, barabafata barababoha, hanyuma Imana bamureka nze mbaho ubuzima. Yesu aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kugira ngo dupfe. Nicyo cyazanye Satani kugira ngo abantu b'Imana bapfe, nicyo cyazanye abajura kugira ngo turimbuke. Ariko umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwica abantu b'Imana kugira ngo barimbuke. Dore misiyo y'abadayimoni no kugira ngo bafate babarimbure, ariko misiyo ya Yesu, misiyo ya Yesu papa no kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Twateye haleluya. Misiyo ya Yesu no kuguha ubugingo. Wowe uri mu businzi n'ubusambanyi n'ubujura, misiyo ya Yesu no kugira ngo aguhe ubugingo. Biravuze ngo jewe nazanywe no kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Ndagira ngo tunasoreze ahangaha kubw'impamvu z'igihe. Reka ntabwo ndi butinde muri rimwe, nubwo mu mutima tugiye kuririmba, tugiye guhanura, kandi Imana ifashe nze gusengera abarwayi. Hano harimo abantu benshi barwaye pe. Yesu arashaka gutanga ubuzima. Birashoboka ko wumva ugiye gupfa, ariko Imana avuze ngo guhere ubuzima muri iki giterane. Misiyo ya Yesu no gutanga ubuzima. Yesu aravuze ngo nimwakire ubuzima. Haleluya. Munyitabe haleluya. Jesus said there is another sheep, even if it's not on this house, on this church, but I remember my sheep which is outside. I wanted to recruit them. I need my sheep. I wanted to recruit them to be together in my home. Jesus needs us. Hallelujah. Imana ikeneye intama. Imana ikeneye intama zayo. Yesu arashaka kukuzana ahangaha. Haleluya. Ariko uri kwirebera abantu bazungu barimo Imana, waba ni muri Isirayeli niyo bacumura Imana kubw'isezerano rye cy'imbabazi yabahaye. Imana biroroshye guhita ibababarira, twebwe turacyakeneye kubabarirwa. Ndagira ngo twinginge Imana tuze gusaba Imana twese. Aba babonye umugisha, Abisirayeli ni abantu babonye umugisha. Even if you are sinner, God must forgive you very easy, because God knows you. Yes, Amen. Tugiye gusaba Imana zitanga ubuzima. Yesu avuze ngo hari n'izindi ntama nubwo atari iz'agape. Biravuze ngo hari n'izindi ntama nubwo atari izo mu rugo, ariko nazo nkwiye kuzikuritinga, kuzizana zikaba intama zo mu cyanya cyane, zikaba abantu. Ariko mwavuze ngo amen, bakaba abantu bari mu cyanya nabo bakamenya Yesu. Izo ntama nazo zikeneye ko nziyobora. Yesu, misiyo ya Yesu no kugira ngo tubone ubugingo. Mubyina ariko mufite ubugingo, muhanure mufite ubugingo, muririmba ariko mufite ubugingo, uve mu businzi n'ubusambanyi, uve mu bupfumu, uve mu nzoga. Yesu arashaka gutanga ubugingo muri iri teraniro. Kubera iki? Yesu zari ikintu adukoreye. Yavuze ngo bana banjye, so yari umwamoni, nyoko yari umuhetikazi, nta muntu wigeze abamenya kuva kera kose, nta muntu wigeze abamenya. Ariko mbanyuzeho abo bari barabataye. Kanongerera ijambo ndivuge bari barabashukunye, nawe cyaza bareba ngo abagirire ibambe. Abaye imiryango yarakushukunye, abavandimwe baraguta, ariko Yesu akugezeho. Yesu akugezeho aravuga ngo nubwo uri mu imbata ryawe, nubwo utize, listen to me, nubwo utize, nubwo udafite imiryango, nubwo uri incike, nubwo uri imfubyi, reka nguhumuriza nkubwire ngo Yesu arashaka kuguha ubugingo. Arakubwiye ngo baho, komera Imana amashyi wakira kubaho. Clap for him, clap for him. Mukomere Imana amashyi nanone. Bana avuze ngo takarayifu, fata ubuzima. Nubwo uri mu imbata ryawe, ukaba uri mu bintu bipfundikanze, baho. Ndashoje. Reka mbabwire ngo mwakire ubuzima. Akira ubuzima Imana itanze muri iteraniro. Muri iki giterane Imana iravuze ngo irashaka guhamba abantu ubuzima. Hari umuntu wari uri kure y'Uwiteka akaba avuga ngo ndashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Haguruka ngusengere.
haguruka. Urashoka ko wasubiye inyuma wagiye mu byaha, ngwino ngusengere nguheshe ubugingo imbere y'aba bazungu, imbere y'aba bene data bo muri Isirayeli. Erega Imana ikeye muri bo. Haleluya. Ngwino ngusengere ntama we, kampamagara intama y'Imana. Birashoka ko wagize intege ukajya mu byaha, birashoka ko unywa inzoga ujya mu bapfumu ukora ibyaha bitandukanye. Ngwino ngusengere ntama we. Habuze n'umwe nashimira Imana ko abantu b'Imana bakijijwe. Nashimira Imana. Ngwino mbasengere, twihute dusenge hanyuma twakira abaririmbyi baturirimbire. Mushaka ko turirimba se? Ngwino Imana iguumugisha ko Imana bashimana nabyaye. Yewe hari n'abandi. Oya hari n'abandi. Erega ntabwo dutinda kwa Yesu ni ibintu byoroshye. Yesu ntafata ku gakano, Yesu avuga neza. Yesu arakubwira ngo nubwo uri mu bupfumu, wagiye mu bupfumu ujya mu nzoga ujya mu busambanyi, yo ati uri mwiza. Yo Yesu ukigera imbere ya Yesu, mumureke yihane, mumureke atambuka nibaje kwihana, ni mumureke mama. N'uyu musore ni mwiza. Yo barasa n'Imana we, nanga abantu beza we. Yo iyo umuntu avuye mu byaha bari mwiza we. Hari undi mbega abantu beza we. Fata icyemezo uzi imbere ya Yesu. Yesu arashaka kuguha ubuzima.